kubasuhuza tubanje kubaramutsa mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi isaha n'isaha muba mushaka kumva ibyo tubagezaho. Imana ibaha umugisha. Twongeye twagarutse rero nanone ariko turashimira cyane abantu badukoreye share, subscribe, comment na like. Rwose abo bantu Imana ibaha umugisha kandi utagabanije, kuko mwatwetse ko mudukunda natwe turabakunda, rero niyo mpamvu tubanjije kubashimira. Uyu munsi rero tugiye kureba bimwe mu bigize abantu babiri bari kujya mu ijuru. Ni abantu babiri cyangwa se ibice biri mu bantu bibiri mu bantu bari kujya mu ijuru. Ibice biri mu bantu bari kujya mu ijuru ni bibiri, harimo abapfu, harimo n'abanyabwenge. Abapfu n'abanyabwenge bose hari ibyo bari guhurizaho, ariko hari n'ibyo bari gutandukaniraho. Nk'uko umwami yaciriye abantu umugani akabwira ngo ubwami bwo mu ijuru ngo buzagereranwa n'abakobwa 10, ngo 5 bari abapfu abandi 5 ari abanyabwenge. Uraje wumve abo bakobwa uko bari bameze. Ndabanza mvuge ingingo z'ingenzi zigize abo bantu. Bose baranganaga, bose bari 5, bose bari bafite amatabaza, bose barahunikiriye. Urumva, bose barahunikiriye. Ndababwira ibintu bahuriyeho, mbabwire n'ibintu batandukaniyeho, ariko uri gusange ari byo bice bibiri biri mu bantu. Bose bagiye gusanganira umukwe. Bose bumvishije urusaku. Bose barahagurutse baboneza amatabaza. Bose baboneje amatabaza. Icyo bari batandukaniyeho abo bakobwa, cyangwa icyo batandukaniyeho, bamwe ni abapfu, abandi ni abanyabwenge. Bamwe bari bafite amavuta, abandi ntayo bafite. Bamwe bari biteguye, abandi batiteguye. Bamwe baragiye, abandi barasigara. Izo ni ingingo z'ingenzi tugiye kurebaho muri iki kiganiro. Turaririmba n'indirimbo y'ijana ivuga ngo abahoze mu mwijima babonye umucyo w'ukuri. Haleluya, haleluya. Umwana yatuvukiye, uwo mwana w'umuhungu. Imana itugirire neza kandi azitwa igitangaza. Muri make rero ibyo tugiye kuganiraho by'abakobwa cyangwa by'abantu bari mu bice bibiri kandi turi mu rugendo rumwe. Reka dusenge. Mana, ndagushimye ko watwimanye, waturinze kandi tugejeje kuri uyu munsi. Si uko hari icyo twatanze, ahubwo ni kubw'ubuntu bwawe. Hari benshi bageze ahacekerwa, hari benshi batakibukwa, hari benshi bibagiranye, hari benshi imva zabo zamezeho ibyatsi. Kuba tukiriho si uko twabarushaga ubwiza, si uko twabarushaga igikundiro, ahubwo ni kubw'ubuntu bwawe. Uyu mwanya rero tugiye kuganira, nyemerera ubane natwe, utugirire neza kandi utwiteho. Naba ari ahubwo izina ryawe aba ari ryo. Urakoze ko uri kumwe natwe kandi urakoze ko utugiriye neza. Urakoze kandi ko ugiye kutwimana, iki kiganiro kigahesha umugisha abacyumvishije. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya, haleluya. Bakunda Imana mumvugire ngo amena. Imana ni nziza, Imana ni yacu kandi Imana iradukunda. Reka turirimbe. Abahoze mu mwijima babonye umucyo w'ukuri. Haleluya, haleluya. Umwana yatuvukiye, uwo mwana n'umuhungu. Haleluya, 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 haleluya. Kandi azitwa igitangaza, azitwa umujyanama. Haleluya, haleluya. Azitwa Imana ikomeye, yitwa umwami w'amahoro.
ubushobozi ni ba bandi bizeye umwana w'Imana. Imana itugirire neza. Iyi ndirimbo hari ubwo abantu bajya bibagirwa amajwi y'indirimbo ugasanga barasize cyangwa se agiye burundu, ariko iyo nibutse ijwi ndayizana kugira ngo buri wese ayibuke, yibuke ko iyi ndirimbo irimo amavuta. Imana itugirire neza. Mureke dusome rero ijambo ry'Imana tubona muri Matayo, igice cyaho ni icya 25, umurongo waho ni uwa mbere turageza 13. Umugani w'abakobwa 10. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe, ariko muri abo 10 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura umukwe araza, abari biteguye binjana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma ba bakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko nabazi, kuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Imana itugirire neza. Twarebye itandukaniro ry'abakobwa, dusanga bamwe bafite amatabaza arimo amavuta abandi atari arimo. Dusanga bamwe babiteguye abandi batiteguye kuko bari kugenda muri kibaye, ariko harimo n'akandi kantu kuko bamwe bari bazwi abandi batazwi. Imana itugirire neza. Ese ubu bwami bwo mu ijuru cyangwa se uru rugendo rurimo abantu bari mu bice bibiri, abapfu n'abanyabwenge, turarugereranya gute? Bose baranganaga nk'uko nabibabwiye, bari 5. Twese turi kimwe, turi kujya gusenga, twese tukaba dufite tujya mu nsengero tugasenga. Nibyo koko twese turabatizwa tukajya igaburo. Urumva hari ibintu tugenda duhuza. Kabiri ngo bose bari bafite amatabaza. Twese turi muri urugendo dufite iki? Dufite aderesi cyangwa se twese dufite Bibiliya. Twese muri make hari ibintu tugenda duhuza nubwo amadini yacu atandukanye cyangwa amatorero. Bose barahunikiriye. Twese tuyaduhura n'ubugwe tugatenebuka tugasubira inyuma, nitwongere gusenga uko bikwiriye. Wasenga biriya agasenga ay'umunsi umwe uko kwaguhemukira twibereyemo bamwe. Bose barahunikiriye, bose bagiye kumusanganira. Twese dutegereje ko umwami tuzamusanganira, twese turi gutegura uburyo tuzamusanganira, twese turi kumva naza tuzamusanganira. Ariko nubwo turi twese harimo abapfu harimo n'abanyabwenge, nabo harimo abapfu n'abanyabwenge nkuko umugani watubwiye. Bose bumvishije urusaku. Twese turi kumva ubuhanuzi. Urusaku ruri kuvuga ku marutubiri, ruri kuvuga urusaku ruri kuvuga ko Yesu aje. Urusaku ruri kuvuga abantu bari kumva urusaku. Urwo rusaku nta n'umwe utari guca mu matwi, urwo rusaku nta n'umwe utari kurwumva ngo yumve ngo bari kuvuga ngo iby'Imana Yesu araje, cyangwa se bari guhanurirwa ko Imana hari ikigiye gukora, cyangwa se igihe cyegereje, cyangwa se twatangira mu itangira tugeze mu byahishuwe. Urwo rusaku ruri kuvuga ruravuga mu rusengero, ruravuga ku mayutubi ndetse no mu nzu abantu bari guhanura, ariko urusaku ruri kuvuga kandi buri wese ruri kumuca mu matwi, ari umupfapfa ari n'umunyabwenge, urusaku ari kurwumva. Bose bumvishije urusaku, bose barahunikiriye. Ibyo twayibonye ko bose bahunikiriye, bose ngo baboneje amatabaza yabo. Twese turi kuboneza amatabaza, twese turi gusenga, twese turi kujya muri ibi, twese turi kujya za Kanyarira, twese turi kumva turi kuboneza amatabaza. Ariko harimo ikibazo, ni twese, ariko nuko bizagera hagati ay'abantu akazima, nuko n'ubu ngubu turi kugenda n'abantu tuzima amatabaza yabo aracyaka nyamara yarazimye. Icyakora hari ibyo bari batandukaniyeho. Amavuta bari batandukaniye ku mavuta. Bamwe ntabwo bafite amavuta ariko abandi bafite amavuta. Imana itugirire neza. Twese turi kugenda ariko uri gusengana n'umuntu ukaba ufite amavuta ariko watayafite, ukaba ufite kuba wahamye ko atahamya kuko ni amavuta. Agaciro ni amavuta bavandimwe. Amavuta ari kubura ku bantu, abantu n'amavuta bari kugira, kandi amavuta hari ikintu amaze. Amavuta hari ikintu abasha kugira ku muntu, abasha kumusunika mu rugendo rujya mu ijuru. Imana iduha amavuta, Imana idukure mu bapfu tubashe kugira amavuta, kugira iyo amavuta ahari. Iki kiganiro cy'amavuta kijya kinezeza. Iyo ahantu hari amavuta hakaba hari amavuta, intambara urwanya yose uratsinda. Uzareba igihugu kidafite amavuta
ikindi kiyafite. Amavuta rero tubabwira nyine bipfa kuba byiswe amavuta nayo ngayo y'umwami Yesu, tugomba kujyana n'amavuta abasha gutsinda mu ntambara, kuko iyo igihugu kidafite amavuta byanga byakunda cyatsindwa. Iyo kigiye kurwana n'ikindi amavuta akagishirana risasi gashira niyo mavuta y'ibihugu bikoresha, icyo gihugu mu ntambara kigomba kufiringa. Nawe nutagira amavuta uzafiringa. Ahantu hari amavuta namwe rubasha kuhagera. Rero aba banyabwenge bafite amavuta bituma atagira umwera ngo uburire mu by'ubugingo, barasenga bagira guhamya, aho bajyaga hose barahamyaga. Ni ukuvuga ngo urugendo bari barimo bari bagiteguye, bari barakoteye, ariko ikibazo ni uko abapfapfa nta mavuta bari bafite. Ni ukuvuga ngo ibintu byajyaga kuba bibatunguye, ntabwo bigiraga bakonegita n'Imana, cyangwa se wenda ngo umuko babwire ngo tugeze aha n'aha, Imana itugirire neza. Nubura amavuta umenya ngo uzaba uri gupfapfana. Agaciro ni amavuta, Imana itugirire neza. Aba bapfu rero bari bafite ikibazo, bagendaga muri kirabaye na kirabaye turimo. Umuntu ukamubona mu itorero nyamara atazi iva n'irirenga, akumva ko ari mu itorero gusa ariko ari imihango y'idini, agatanga icya cumi n'amaturo, yewe agafasha abakene, ariko ntiyihane cyangwa se ngo akizwe neza. Ibyo bintu rero nabigeranya no kutagira amavuta kandi uri mu rugendo rujya mu ijuru. Imana itugirire neza. Ikibazo muri iyi minsi harimo abantu bafite amatabaza ariko atarimo amavuta. Muntu wanjye, nshuti yanjye, nakugira inama yo gushaka amavuta kugira ngo utazamera nka wa mupfapfa yarazi ko ari kumwe n'abandi, ariko Uwiteka ariko umuko akamubwira ngo sinigeze kukumenya. Umuntu ariko ari mu itorero, pasiteri amuzi ariko Imana itamuzi. Nakugira inama kugira ngo mbere y'uko umenywa na pasiteri banza umenywe n'Imana. Pasiteri nakumenya ntacyo azakumarira. Ijuru ntabwo ari irya pasiteri, ijuru ni iry'Imana. Ntabwo ijuru rizagezamo ngo turaziranye cyangwa rizemo ikimenyane, ahubwo imirimo wakoze n'uburyo wakiranutse nibyo bizaguherekeza. Muvandimwe, inshuti yanjye, were kumva ko wakumenywa n'abantu aribyo byakugirira umumaro. Umumaro ni ukumenywa n'Imana, kuko abantu ntacyo bakumarira. Ijuru ntabwo rizabonekamo ruswa, ijuru ntabwo rizabonekamo ikimenyane. Ijuru ni ukuvuga ngo ni uko waratwaranye, ukamenya ko wasevinze amavuta, ukamenya ko ibintu byose ubyujuje, ukamenya ko imerezo yawe nta kibazo gihari. Imana itugirire neza. Birasaba kugira ngo witegure, kugira ngo umukwe nasanga azasange uri maso. Hari byinshi bamwe bari guhurizaho bakumva urusaku, bose bagahunikira n'ibyo, ariko umugeni iwe ari maso. Umugeni ari gusenga, umugeni ari kumva n'icyo umukwe avuga rwose, ari kumuhamagara ati rwose bimeze gute, umukwe akaba yamubwira ati ndaje cyangwa ngeze ahangaha. Umugeni wa nyawe rwose ategereje umukwe, ari maso, ari arate, nta kibasha kumutungura. Ibyinshi biri kugenda biba ari kubimenyeshwa mbere y'igihe, mbere y'uko biba. Ubwo rero buri wese abe maso, bavandimwe, buri wese abe maso, ntihagire icyamutandukanya n'urukundo rwa Kristo, kuko urukundo iyo rubuze mu bantu usanga byose byaferinze. Ariko iyo ufite urukundo ubasha kugera kuri byinshi, ubasha kunguka. Musenge ubudasiba kugira ngo mutagwa mu moshya. Hano hari ijambo riri gukunda kumfasha, Abaroma igice cyaho cya 8 umurongo wa 31. None ubwo bimeze bityo tuvuge iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite muduhana n'ibindi byose? Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ariyo izitsindishiriza. Imana itugirire neza ntore z'Imana, kandi Imana idufashe, kandi Imana itugirire neza. Buri wese abe maso kugira ngo hatagira ikintu cyamutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Kandi ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, ubwo Imana iri mu ruhande rw'abantu bategereje umukwe bihanganye, umubisha wabo yaturuka hehe? Imana itugirire neza. Niba dufite Imana mu ruhande rwacu, umubisha wacu naho yaturuka. Imana itugirire neza. Buri wese abe maso kugira ngo hatagira ikintu cyagira icyo kintu cyamukura mu byo kwizera, ibyo yizeye, kugira ngo abikomereho. Rero nigeze nabwira umuntu nako ikiganiro cy'ubushize, nigeze nababwira ukuntu Imana ishobora kwivuguruza. Murangije bamwe baravuga ngo si Imana yivuguruza ute, ariko ngira ngo abakirangije bajya babona ukuntu Imana yivuguruza. Bariya bakobwa ubwo bari abapfu, buriya baricaraga bakumva bari kumwe n'abanyabwenge, ubuhanuzi bwamanuka bakumva ngo Imana itugiriye neza, nyamara hari abo itagiriye neza, harimo abicaye ariko ari abapfu. Ubwo rero babonye bibayeho, ahari mbanza barasigaye, cyangwa se kuko ari umugani, twabonye ko ari umugani, mbanza basigara bavuga Imana yatubeshaga, nyamara mubo yabwiraga ko ibagiriye neza, wowe ni wari uri mu gice cy'abapfu ahubwo utabizi. Naho kugira ngo ube mu gice cy'abapfu, nakugira inama kugira ngo ube mu gice cy'abanyabwenge, uryamire amajanja nk'uko abanyabwenge bari baryamiye amajanja. Barangije ngo abanyabwenge babasabye ngo muduhe ku mavuta, amatabaza yacu kuzima. Tereka data ntabwo yadukwira, nimujye mu bahanduzi muhanduza yanyu. Buri wese ahanduza amavuta. Nakugira inama kugira ngo uhanduze amavuta yawe, nakugira inama kugira ngo ube maso, nakugira inama kugira ngo ukomere kandi ushikame, nakugira inama kugira ngo utagendera muri kirabaye. Bajya gusenga Kanyari yanagiyeyo, nyamara Imana nikuzi, uri kugendera muri kirabaye. Bajya gusengera n'ahanagiye, isi Imana urugendo urimo uzi neza ko iruzi, urugendo urimo iraruzi. Banza ubaze Imana, uyibaze ngo isi Imana nanjye uranzi, isi amazina yanjye nanjye urayazi mu gitabo cy'ubugingo. Nigeze nababwira ibijyanye n'ibitabo ngo byarabumbuwe, ngo icy'imirimo, ibitabo byinshi byarabumbuwe, ariko ngo nyuma yaho ngo habumburwa igitabo, ngo igitabo ngo cy'ubugingo,
niba wabuze muri icyo gitabo gatanga umuriro waka amazuba ese waba uri gukora imirimo izina ryawe ryanditswe mu gitabo? Imana itugiriye neza, buri wese abe maso hatagira uwabura ubugingo, buri wese abe maso kugira ngo ataboneka mu gice cy'abapfu kandi yakagombye kuboneka mu gice cy'abanyabwenge. Buri wese namugira inama yo kugira ngo abanze yisuzume, aho kugendera n'ikirabaye agendere yicare, naho kugira ngo yicare ku mutogoto w'inkoni yicare ku mutogoto wa nyir'ijambo, naho kugira ngo yicare ku mutogoto w'inkoni ngenzi yicara ku mutogoto wa nyir'ijambo. Hari ukuntu abantu bakora ibintu ukagira ngo bari kurushanwa, ariko nyamara n'ibyo barushanyirizwa ugasanga nta nabyo, cyangwa se ugasanga bamwe bose ntibageze no ku ntego yabo. Burya naho kugira ngo uzagendere muri kirabaye cyangwa se uzakora ibintu kugira ngo bakubone, uzabikore kugira ngo Imana yo ikurebe kandi ikwishimire. Ariko icyo nzi cyo nuko Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ntaho yaturuka. Abantu bose bumva bakenyeye biteguye gusanganira ubukwe, ni ukuri Imana ubwiye mu ruhande rwanyu, umubisha wanyu ntaho yaturuka, kuko Imana yo irahari kandi rwose yiteguye kutugirira neza. Imana itugire neza, Imana ibaha imbaraga kandi mukomere mushikame, kuko iyo wakiranukiye Imana ibasha kugutabara. Hari abantu bajya bavuga ati buriya ngo bariya ngo barasaze, ariko se niba barasaze wowe muzima uzaza uvuga ibintu nawe byibura bigufasha, bifashisha abandi kugira ngo babe babona ubugingo cyangwa babe babaho neza. Hari umuntu wigeze kuririmba ngo nahenga ijuru ngo ritaho ngo turaberwa tukabarusha, ariko nzi neza ko njye ijuru ririho, ntabwo njyewe ndi muri babandi bamaze ijuru nkaho ritariho, njye njyamamaza n'iriho kuko ndi umwambasaderi w'Imana. Niyo mpamvu naje kubabwira ibi bice by'abakobwa kugira ngo mubimenye, mutaboneka mu gice cy'abapfu kandi makagombye kuboneka mu gice cy'abanyabwenge, kuko abanyabwenge byanga byakunda ubwenge bwabo hari ikintu bubasha kubagezaho. Nigeze nababwira umunyabwenge uwo ari we, usanga umunyabwenge rero wubaha Imana, usanga kubaha Imana ari ubwenge kandi ukaba byahari kuyizuba. Ubwo rero niyo mpamvu aba banyabwenge bubashye Imana, noneho abapfu bo bagendera muri kirabaye, bagendera mu gihiriri. Umupfu aje asanga neza rwose amatabaza yabo ni amavuta, ariko amavuta buri wese ashaka amavuta. Niyo mpamvu rero mba naje kubabwira kugira ngo mumenye ubwenge mujyanire amajanja kandi mwitegure kuboneza amavuta amatabaza ubwo umukwe arabaje, kandi mwitegure amavuta muyiyegereze, kuko amavuta afite agaciro by the way. No mu buzima busanzwe amavuta ni ikintu gifite value, ni ikintu gifite agaciro kugira ngo mudamubibona rwose. No mu gihe cya kera ababaga bafite amavuta nta mwijima wabapfaga kubegera, kugira ngo bajyaga bayaboneza neza umwijima ugahunga, ariko udafite amavuta yariraga mu kizima. Imana tugire neza rero, ryayo ijambo nshaka kubagezaho, kandi ijambo rwose rinyubaka, ijambo nanjye numvishije ngomba kubabwira kugira ngo mugire ahantu muva mugende ahantu mujya. Abakristo rero bifuza gusenga, hari ahantu bafite amavuna cyangwa se igiterane hariya hafi santere, ndaje habashyirira kuri nuza muraza kuhabona, namwe muzajye gusengerayo. Bafite igiterane cy'iminsi igera mu 8, namwe muzajye gusengerayo rwose hariya santere, hariya hafi muri gorore, muri God Gorore Temple bafite igiterane. Ndibaza mwazajya gusengerayo muri iyi minsi. Hari abavugabutumwa batandukanye, inshuti nka Michel Ngarani, mwese muzajya gusengera muri iyi minsi kugira ngo namwe muhembuke. Mbonye amakuru utayihererana, kuko nawe byabasha kugira ahandi hantu bibajyana bitewe n'uko mwaba mwagiyeyo. Buriya iyo ugiye mu nzu y'Imana rega umeze nk'ucitse shitani, hari n'ubwo yari kuba yari bukoresha ibintu bidakwiriye, ariko iyo saha imwe wateranye wagiye imbere y'Imana ikagira ikintu ikumarira. Ibi mbivuze ngiye nsa nk'ushoje kugira ngo nzarebe abashije icyo kiganiro ko ibitangazo babyumvishije. Murakoze, Imana ibagirire neza. Imana ndagushimiye ko abanye natwe, batugiriye neza utangiye kino kiganiro, none turabishoje. Nimero ubane natwe kandi utugirire neza, umeza ku bana bari bucyumve mu izina rya Yesu Kristo, abari hanze y'igihugu ndetse n'abanyarwanda muri rusange ndetse n'abanyarwandakazi. Reka Mana kigire icyo kibamarira kandi bagire wera wa Siyoni indi myanzuro bafata kubwo kumva kino kiganiro. Urakoze kuko uri kumwe natwe kandi urakoze kutugirira neza mu izina rya Yesu. Amen.